Hello, welcome. Get a Facebook login alert. Bona amakuru mu gihe binjiriye Facebook yawe. Wabigenza utetegereza urebe neza. Welcome to Dam Show TV. Click on subscribe if you didn't click on it. Kandaho. Ikaze. Twabazaniye uburyo wajya ubona message cyangwa makuru mu gihe Facebook yawe yinjiriwe bayifunguye ahandi. Ufungura Facebook yawe warangiza ukajya kuri parallel lines, 3 parallel lines. You click on 3 parallel lines, ukanda ku turongo dutatu duteganye, kamanuka hasi ukajya muri setting and privacy. Niho turi bukure option yacu. Tujye muri setting ho gato, urabona account and settings, security, privacy, ni byinshi bitandukanye. Your Facebook information hano ushobora kwahindurira byinshi bitandukanye bitewe n'uko ubyifuza. Amakuru menshi ya Facebook, umutekano wa Facebook, byose wabihindura hano. None tugarutse inyuma tujya kuri privacy shortcut, niyo option yacu dushaka. Privacy shortcut, yari NG Dam Tech kuri Dam Show TV. Click on subscribe if you didn't click on it to get more news about technology. Thank you.